Hello my guys, nongeye kubasuhuza by'umwihariko nk'inshuti zangiza akadasohoka. Ese mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Uno munsi nongeye kubazanira inzira icumi cyangwa se amategeko icumi y'urukundo, cyangwa se inzira icumi z'umuntu ufite umukunzi zagomba kwitwaramo. Yes, reka dutangire rero. Twagiye inzira ya mbere avuga ngo ntugahendahendere umuntu kugukunda cyangwa se kukwitaho, kuko bigira agaciro iyo ari nyiri kubikora bimwiviriye ku mutima. Yes, twagiye ku nzira ya kabiri. Inzira ya kabiri avuga ngo ntuzabeshye uwo ukunda ngo akunde yishime, ikiruta uzamubwire ukuri ababare. Ntuzamubeshya ahubwo uzamubwize ukuri, niba ari uwo kubabara ababare birangire. Inzira ya gatatu twagiye, ntuzarindire ko uwo ukunda akenera umufasha, ahubwo uzamuha ubufasha mbere y'uko abikenera. Ntuzarindire ko uwo ukunda akenera ubufasha bwawe, ahubwo uzabumuhe mbere y'uko abukenera. Inzira ya kane iravuga ngo ntuzigere wibagirwa umukunzi wawe mu gihe yaguhaye byinshi utagomba kwibagirwa. Please, umukunzi wakwitaye yaguhaye buri kimwe, ugeze hariya uramwibagiwe, ubonye undi mukobwa cyangwa se undi muhungu. Ndakwiyamye, gerageza umwiteho nk'uko nawe akwitaho, wimwibagirwa bitewe n'ibyo ubonye. Inzira ya gatanu iravuga ngo ntuzarutisha amafaranga urukundo, kuko hari ibyo urukundo nyarwo rutanga amafaranga atabasha gutanga. Akenshi amafaranga hari ibyo atabasha gutanga ugereranyije n'ibyo urukundo rutanga. Twagiye inzira ya gatandatu. Inzira ya gatandatu iravuga ngo ntuzakunde umuntu kubw'impuhwe, ahubwo uzamugirire impuhwe kubw'urukundo. Wikwishushanya ngo umuntu ngo uramukunda kandi utamukunda, ahubwo ari uko umugirira impuhwe bitewe n'ikibazo afite. Kunda umuntu ubone umugirire impuhwe. Inzira ya karindwi twagiye iravuga ngo urajya ucyaha umukunzi wawe mwiherereye, nimugera mu ruhame umurengere. Kirazira guhana umukunzi wawe cyangwa se kumucyaha uri ku karubanda. Ujye umucyaha mwiherereye, nimugera ku karubanda umurengere, mugaragaze agatima keza, mugaragaze agasura keza, mugaragaze ko nta kibazo gihari. Ibyo bintu birafasha mu buzima, byubaka umuryango. Twagiye ku nzira ya munani. Inzira ya munani iravuga ngo urajya ushimishwa n'uko uwo ukunda akundwa n'abandi, kuko ni ikimenyetso cy'uko yakorotishije benshi. Yes, kuko bari abantu bamukunda, bamutereta, bagira ute, nyine ababona bamwitwaraho neza, nuko yabakurutishije akaza kureba. Twagiye ku nzira ya cyenda. Inzira ya cyenda iravuga ngo ntuzagishe inama abandi uwo ukwiye gukunda, ikiruta uzabagisha inama y'uko ukwiye kumukunda. Yes, ibintu byo kuvuga ngo baguteye pasi, bakurangiye umugore, ibiki n'ibiki, ntawe ushoboye kwiteretera, bihagarike. Iteretere, ejo udasenyuka ukavuga uti ni rubanda bandangiye nabi, bagize ute. Iteretere please. Icyo kintu gitindeho, niba ngombwa usubize inyuma ugisubiremo ko ugomba kwiteretera. Twakomeje rero ku nzira ya cumi ari nayo ya nyuma kuri iki gice nabateguriye, ivuga ngo ntugahamye ko ushimisha uwo ukunda uko bikwiye, ahubwo uzabihamirizwa nawe mu ruhame. Ntugahamye ko ushimisha uwo ukunda, ahubwo uzategereze we abihamye mu ruhame ko umushimisha, aba ari we ubyivugira ko umushimisha. Nawe utazagera ukirata ibidashoboka, uzategereza aba ari we ubyivugira.
sawa murakoze rero naho ubutaha. Niba uri mushya kwicana ukanda subscribe, like, share ndetse na comment, hanyuma urebe ibikurikira ugumye uryoherwe n'ibiganiro byanjye. Naho ubutaha.